Guys, mumeze gute? Uyu ni wa muhungu wanyu Isaac. Mumeze mute bro? Munsi ni isabato nziza. Ni umunsi mwiza, ni umunsi ukomeye. So nkabanje hano rero kugira ngo tubashe kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Urabona abantu hano usanga abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ukuntu dushobora kuba twabiganiraho ugasanga nyine ntago tubona umwanya kubera tuba turi mu kazi kenshi, tuba twihuta, ariko ugasanga nyine nta kundi nyine. Ariko iyo umuntu abonye umwanya nk'uyu nguyu wo kugira ngo abe yafata video ayisharinga abantu ashyire kuri YouTube channel, YouTube channel yanjye ni Isaac Theophile. Ugiye kuri YouTube channel kankora subscribe ugasharinga, byaba ari ibintu byiza cyane. So uyu munsi dufite umunsi w'izuba, ndabona akazuba kaje ariko n'imbeho irahari. Rero tugiye kuganira ku bintu biriho muri iki gihe. Hari byinshi rero biriho tugiye kuganiraho, ni birebire cyane, ariko ntabwo ari byinshi tuganira, ni iminota mikeya. Niba ufite umwanya urebe ikiganiro cyanjye usharinge, ngiye kujya mbashyiraho video twa buri munsi pafu, nta bintu by'imikino man. Ni igihe cyo kugira ngo tubashe guhaguruka, twiteze imbere, tugire icyo twakora, dukora imishinga myinshi. Ariko nizere ko mumeze neza. Ndasuhuza rero abantu benshi bari hirya no hino, abakunzi banjye, abanzi banjye. Man, erega muri iyi si umuntu agomba kugira abanzi kandi akagira n'inshuti, kandi nta hantu dushobora kubihungira bro, nta hantu ushobora kubihungira. Hari inshuti, kandi igihe kinini hari ubwo usanga wenda ni abari inshuti zawe aribo babaye abanzi bawe, babandi babaye abanzi bawe akaba inshuti zawe. So rero bro, tujye dukomeza nyine twiganira ibiganiro byiza, sharinge abantu babashe kunkurikirana. Man, ntabwo ndi gushaka amafaranga kuri YouTube kuko okay, mfite akazi keza ndakora, mbona icyo kurya. Shimira Imana yampaye ubuzima, shimira Imana impa kugira ngo nongere guhumeka. Hari benshi man usanga batigeze babyuka, hari benshi barwaye, hari benshi bari mu bitaro, ariko man kuba ngewe ndiho mbishimira Imana. So rero abankurikiranye mwese ndabasuhuza. Rero tugiye kuganira ku kantu k'amatsiko gatoya cyane. Tugiye kuganira ku buzima buriho muri aka kanya. Ese ubundi wowe uri umuhungu, uri umukobwa? Ubundi mu buzima bwawe wowe ujya ufata umwanya ukitekerezaho, ukabasha kwitekerezaho mu buzima? Ese nzabaho gute igihe kizaza? Mbega ukabasha kwitekerezaho mu buzima bwawe, nzakora iki? Ese nzakora iyi business? Nzabaho gute? Ibyo byose man ugomba kubitekereza, ukamenya ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ukamenya uburyo ugomba kubaho. Ariko usanga benshi man ntabwo usanga abantu tutitekerezaho. Usanga iyo umuntu yariye akarya akaryama biba birangiye, ariko njye siko wenda mbitekereza. Yewe